Yego turabasuje mwese abadukurikiye kuri Nkindi Family TV Show, inshuti zacu abari mu Rwanda, abari mu mahanga, hirya hanze y'u Rwanda, buri muntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda turamwakiriye kandi turanamuyambiriye. Abarundi inshuti zacu murabinyereka ko mudukurikira muri comment, abari Burayi namwe mujye mubinyereka mumbwire ngo from mushyeho twatudarapo twanyu, ndabikunda cyane. Rero ndabasuhuje inshuti zanjye, abakunzi banjye, nago mwari mumperutse kubera impamvu z'ubuzima bukeya, murabizi ubuzima bwanjye mbamo ntabwo nigeze mbubahisha, murabizi. Nimujya mubona ntabonetse ntimukajye rwose mubifata nkaho nabaveteje cyangwa ko ndi umunebwe, ni kondisiyo z'ubuzima mba ndimo zitanyoroheye. Rero burya umuntu akora kubera ko ari muzima, iyo ubuzima budahari nyine byose biba byahagaze. Yego nari maze iminsi ntameze neza, ariko kuba ntari meze neza ntibyambujije no kureba abandi batameze neza. Murabizi neza ko ubuzima burya iby'isi ni magirirane. Tumaze iminsi rero dukurikira, abantu mwese ndabizi mukurikira social media, murayikurikira. Hari inkuru yari maze iminsi gutrendingaho, nanze kuyivugaho mu itangiriro suko ntari mfite ukuri, nanga kuyivugamo hagati suko ntari mfite ukuri. Uyu munsi rero noneho ngewe nje kubaha ukuri, kubera ko ni umukunzi wacu, ni umukunzi wanyu, Vava Juru, twese turamukunda turamukurikirana, ajya duhasho cyane ku bantu baba bibera mu buzima butoroshye bakunda gusetswa nawe, nanjye mbamo. Ni umukunzi wanjye, ni inshuti yanjye, naramusuye, ni umuvandimwe wa bugufi, ni umuturanyi. Rero uyu munsi nanze kuvuga ibintu bigitangira, kubera ko urumva umuntu ntabwo yaba ari kwa muganga ngo umufatireho free ugende ujye kuvuga. Ndabiziririza cyane kubera ko nzi ukuntu ubuzima bubabaza, ndabizi ukuntu umubiri uryana. Njye burya iyo ndi kureba umuntu ababaye mpita nanjye nishyira mu mwanya we, kandi gani nabwo bumuntu. Ntabwo rero najya gufata amagambo ngo njye kuvugira ku muntu arwaye, oya ntabwo ngewe nabishobora, uwo mutima ntawo ngira. Ariko uyu munsi wa none nje kubaha ukuri. Hari amakuru yagiye agenda agaragara hirya no hino, abantu bakavuga amakuru ariko nyirizina batigeze bakandagira he ku bitaro. Ntabwo bigeze bagera ku bitaro, ni amakuru bagendaga batohoza hirya no hino, bahabwa se n'abari hafi aho ngaho ku bitaro, n'undi wese ugira ikintu ashatse kwivugira akivugira. Niyo mpamvu ngewe muri ibyo byose ngira ngo Varava yarabibabwiye abo yabashije kuvugisha. Ntekereza ko mwagiye mubikurikirana, ndi mu bantu yakunze kuvuga ko bamusuye. Ni ngewe Mama Sheri, mwari mumenyereye kuri Julienne, ariko ndi na Mama Sheri burya ku izina ry'umugisha, ni ngewe Mama Sheri. Naramusuye inshuro zirenga 3 ku bitaro bya Kibogora hano yari arwariye, kubera ko ni ngende umuturanyi w'ibitaro bya Kibogora, turaturanye cyane. Rero nkimara kumva ko Valentine yaje ku bitaro bya Kibogora, kandi ikindi ntekereza ko ni kure, uvuye hano ku bitaro bya Kibogora ugera hakurya iri iwabo iyo avuka mu murenge wa Kirimbi harimo urugendo. Urumva rero ninjye muturanyi wa bugufi, ninjye nshuti ya hafi yari asanze, nagombaga kumenya update ye ya buri gihe, uko yaramutse, uko yiriwe, uko bugorobye ameze, narabimenyaga. Ariko nirinze kugira icyo mbivugaho, kubera ko nababwiye ko mu ntangiriro ntajya nkunda gutwikira ku muntu yimereye nabi. Valentina rero yageze hano ku bitaro bya Kibogora, ndumva ari ku munsi wo kuwa gatanu nijoro, bucya ari kuwa gatandatu. Ndumva aribwo amakuru yatangiye gutrendinga, njye niho nabimenye. Kuwa gatandatu nibwo namenye ko ari hano mu bitaro bya Kibogora. Rero byabaye ngombwa ko ku cyumweru rwose nihuse nahise mpagerera igihe ndamureba uko yari ameze. Ntabwo yari ameze neza, yararibwaga, yararwaye igifu kitari kimworoheye ndetse n'umutwe. Naramusuye turaganira, yewe turanifotora, ariko amafoto ntabwo yigeze ajya hanze. Twarifotoranyije, abavuga ko adashobora kuvuga yaravugagaho gakeya. Yego ntiyari kuvuga bimwe byo kujya muri social media ku buryo yagenda agatanga ikiganiro, ariko ku muntu umwegereye nyine yamubwiraga situation y'uburwayi. Naramusuye rero ambwira uko yafashwe, ambwira uko byagenze, ambwira impamvu yahisemo kuza ku bitaro bya Kibogora kuba ariho arwarira. Ambwira yuko ari uko ariho yamenyereye kwivuriza, akaba ari naho hari abaganga bamenyereye uburwayi bwe. Ikindi ambwira ko ariho yari kubona umurwaza wa bugufi ubimworoheye kuruta uko yaguma muri Kigali akajya ashaka umurwaza ahembwa
ahemba ku munsi, kubera ko ubuzima bw'abantu bo muri Kigali babaho kubera ko bakoze ku munsi. Umuntu iyo amaze iminsi 3 adakora kugira ngo arye muri Kigali biragoye. Rero yahisemo kuza kurwarira ku bitaro bya Kibogora kuko niho hegereye famiye yiwe, niho hegereye hari uburyo yashoboraga kubona umurwaza bitamugoye. Ikindi niho hari abaganga bari bamenyereye kumuvura, hari ifishe ye, kuko nk'uko urabona niba wivuriza ku bitaro runaka ubu hafite ifishe. Iyo fishe yawe iyo ufashwe bajya muri historique y'iyo fishe. Rero na Vava niko byagenze, yaje mu buryo bw'uko yari hafite ifishi asanzwe ahivuriza. Ansobanurira uko nguko, hanyuma ndataha ku munsi wa mbere musura. Ku munsi wa kabiri naje gusubirayo ku wa gatatu, sanga numva nagiyeyo ku cyumweru, njyayo ku wa kabiri, icyo gihe njyayo twaravuganaga. Ku wa gatatu nsubiyeyo sanga none yarembye bya bindi utashobora gusobanurira umuntu. Yarembye, ntari kuvuga, narinze mvayo, nta jambo tuvuganye, ari mfata, ari ngira ute, mbese ubona ko ubuzima bwe butameze neza, ari muri kondisiyo z'ubuzima zitamworoheye. Icyo gihe twarasenze dusenga Imana, hanyuma sinzi umurundi umumama wigeze amvugisha wafashe nimero yanjye ko Valentine yari amaze kumvuga mu kiganiro avuga yuko ari njyewe muntu wamusuye. Sinzi umuntu wafashe nimero yanjye, bahise bamenya ko ari njyewe, kuko yaravuze wa wundi ukorana ibiganiro na Jose. Umuntu aragenda akuraho nimero yanjye arampamagara, umukunzi we arambwira ngo ashaka kuduha umuti w'igifu niba ari igifu kimuzonze. Nibwo bohereje akabuto mwumvise Valentine avuga kava mu ishyamba rya Nyungwe. Ako kabuto kangeraho, ndagenda ndagafata kuriye, ndagenda gashyira Vava. Ku wa kane amera nk'uworohewe, ku wa gatatu aragafata nijoro, ku wa kane mu gitondo igifu deja gihita kimera nk'ikinoroshye. Kugera kuri uyu munota ubuzima Valentine afite cyangwa uburwayi afite ntabwo ari igifu. Nje kubaha uburwayi Valentine afite nimukurikirana iki kinyamakuru, kuko ngiye ndamusura aho ari, ndamusura turavugana isaha ku isaha turavugana. Hanyuma akimara gufata ako kabuto byabaye nk'ibyoroshye. Ni akabuto nabonye sinzi ukuntu kameze, gasa kaki, gato cyane, umuntu ahekenya ariko karura cyane 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 cyane. Rero bavugaga ko abagorozi batubwiye ko kagabanya acide mu gifu ku muntu ugira acide nyinshi, kandi na Valentine abaganga bari bamaze kuvuga ko ari ikibazo cya acide nyinshi iri mu gifu. Ako kabuto rero amaze kukabona igifu cyabaye nk'icyoroshye. Ahubwo ku wa kane nibwo haje kuba ikibazo kitubera urujijo twese. Igifu kirahagarara, ntago Valentine igifu cyari kiri kumurya, umutwe warasaga nk'uwahagaze. Ku wa kane nibwo yagiye yaremba birushijeho cyane. Njyewe nari ndi ku bitaro, abaganga bamaze kumufata examen, batwaye ikizamini cye cy'inkari, kuko yavugaga ko ari kubabara noneho hasi apana mu gifu muri bas ventre. Hanyuma aho yababaraga bagiye gupima za nkari, ibisubizo babizanye mpari, bamutuma imiti aza kugurira hanze, izo bita Nystatin oral. Ndagerageza njye mbibabwira, wenda hari n'abaganga bakurikirana YouTube bashobora gusobanurira abandi bantu bari kujya bagenda bavuga amakuru aterekeranye n'uburwayi bwa Vava. Hanyuma ngira umugisha w'uko twaganiriye n'uburyo yari ameze. Hari umuryango we, hari mama we, hari murumuna we, hari na mubyara wa mama we, uriya mushiki wa Jay Polly, sinzi niba mumwibuka ku bantu bashyinguye Jay Polly. Hari mushiki we wari waturutse n'ahangaha, ndumva yaragaragaye, yaranavuze icyo gihe ku rupfu rwa Jay Polly. Nawe twari turi kumwe icyo gihe ku wa kane mu bitaro turi gufata umwanzuro hamwe. Hanyuma Valentine icyo gihe yararembye ku buryo wamurebaga ukabona iby'igifu, iby'umutwe byose byamaze kumera nkaho atari cyo kibazo kigihari, ahubwo waramurebaga ukabona ameze nk'umuntu wabaye desoriente. Ku muntu wabaye desoriente, umuntu utagishoboye no kwikontorora, ku buryo ashobora kuvuga ngo niba akeneye kujya kuri toilette aba yashobora kuvuga ko akeneye kujya kuri toilette. Wabonaga yabaye desoriente ukuntu mu buryo utashoboraga gutekereza. Noneho abaganga bakajya hamwe bakibaza, eske ko yaje arwaye igifu kikamera, akatubwira ko kitakiri kumurya,
akaza afite ikibazo cy'umutwe, umutwe batubwira ko woroshye, uyu mwanya tukaba turi gushaka ikibazo ahantu cyaba kiri, n'abaganga nabo bagashakisha, ukabona ikibazo ntabwo bari gupfa gutora ikibazo afite. Ku wa kane yiriwe atameze neza, ku wa gatanu, ku wa kane nijoro aza kumera nk'utoye imitende, asa nk'uwenda koroherwa, ari nabwo ntekereza ko yashatse kurya, nibwo yashatse kurya avuga ikintu ari gushaka, kubera ko ku manywa yari yiriwe atameze neza pe. Hanyuma nijoro aza gushaka kurya, ashatse kurya nibwo cyagiye bahamagaye ba bantu bo kuri resitora, ari nabwo mwumvise ya audio yagiye hanze, nubwo batadukoreye ibintu byiza. Umuntu bahamagaye ngo abashyire ibintu byo kurya, waho kugira ngo adufate agende abashyire ibyo kurya, aranarekodinga ya audio yagiye hanze ari gutanga komande iriya mwumvise 53,000. uwo wabimushyiriye aramurekodinga, anamufata video bari kumwishyura. Nuko ubwo rero cyakora Imana zacu dusenga, naje gukurikirana ngo menye uwo mucuruzi bari basabyeho izo komande wakoze iryo kosa, kugira ngo nanjye ubwanjye, kuko byarambabaje, ntabwo wabona umuntu kuko ari umusitari umufitarane, kuko ari umusitari ari muri kondisiyo imeze kuriya ngo yende umufate video umurikodinge, wumve ko iyo moteri, niba ari moteri batumyemo ibiryo, wumve ko ifite yari customer care yabahaye umuntu. Naje kumenya uwo ari we, cyakora uriya mukozi wanabikoze baranamwirukanye. Cyo ni ikintu cyo gushima rwose, boss yabikoze neza, kutwirukanira uriya muntu washize ubuzima bwa Valentina hanze. Yaramwirukanye, twaje kumenya arinde, baramwirukanye nyine kuba yarabashije gukora iriya kosa ryo kurikodinga umuntu, umukiriya akamugaragaza, akanamufata video. Twaje kumenya arinde, dukurikirana boss yaje no kumwirukana. Ako ni akantu keza umuntu atabura kubabwira. Hanyuma nyuma yo gutuma biriya biryo Valentina amaze kurya, nabwo ibintu bukeye ku wa gatanu ibintu bimera nabi pe, ibintu bimera nabi, twirirwa dutegereje. Noneho ukajya ubona ameze noneho nk'uwataye ubwenge, hajemo n'ubumuga bwo mu mutwe, kuno bajya bavanga umuntu yasaze. Wabonaga noneho ameze nk'umuntu wagize ute, wasaze, uko wamwegeraga ufite telefone akayigushikuza, akabayikubise nka hariya. Wamwegera uri kuvuga, waba uri kumubwira ati nyabona tubabare, dore yorose, dore bimeze gutya, ukumva gutwitsa urushyi. Wamwegera wamubwira ati reka tugire areze, kuko urumva nabwiye ngo ku wa kane yabaye desoriente, batuzanira areze yo kumusasira. Ku wa gatanu urumva yari igihari. Noneho rero washaka kumuhindurira amashuka, ukabona we ashaka kugukubita. Kugera kuri iyi saha, iyo update ndi kubaha, nicyo kintu cyayobeye abaganga. Uburwayi bwe bwaje guhindura isura, uburwayi bwa Valentina bwaje guhindura isura, iby'igifu bivaho, ibyo umutwe bivaho, noneho aba desoriente gukontorora niba ese baramuha transferi agendera, ese baramuha transferi imujyana hehe, ko noneho ibimenyetso ari kugaragaza ari nk'iby'umuntu wagize ubumuga bwo mu mutwe, ubona wabaye nk'uwatombotse. Murambabarira cyane, ntabwo ndumva banza bavuga ubumuga, umuntu ubana n'ubumuga bwo mu mutwe, wa muntu wagize kera twari tuvuga ngo ni umusazi. Rero noneho niko Valentina yarasigaye ameze. Ubwo rero uyu munsi arya, ubwo turi kwa kangahe none, turi kuwa kane, none turi kuwa kane. Kuwa kabiri nimugoroba nibwo abaganga baje, babona bamushyiramo sonde, kuko ntayo yaragishoboye kwikontorora ngo amenye niba ashaka kujya kuri toilette kwituma ibyoroshye, ntabwo yari akibishoboye mbese muri make. Kuwa kabiri nimugoroba nibwo abaganga rero baje bamushyiramo sonde. Bamaze kumushyiramo sonde, kuko yari ari kubyirangirizaho byose, bamaze kumushyiramo sonde bajya hamwe nk'abaganga bashaka ibyo gukora, nabo barakibura. Baravuga uko byasa kose umuntu yabaye gutyo afite ikibazo kuri serivu. Kandi noneho kuva yaraje avuga ko ari kuribwa n'umutwe, ari kuribwa n'igifu, igifu uko bisa kose iyo kiri kukurya nanjye njya nyirwara, umutwe nawo ubukurya. None igifu niba kitakiri kukurya n'umutwe ukaba wahagaze, wanarangiza ukazana ibimenyetso nk'ibyo ngibyo, ukaba desoriente ukuntu
ukaba utagishoboye kwikontorora ubuzima uhagazemo. Iyo ubaye dezoriente ni kwa kundi uba utagishoboye kugira ute kwikontorora mu buzima urimo, ntabwo uba wakwikontorora. Iyo ushatse kunyara ubyirangirizaho, iyo ushatse kwituma ubyirangirizaho. Cyakora ntabyo nabonye yiyitumaho, ariko kunyaraho rwose njye narabibonye n'amaso yanjye. Ntakiri kumenya umuntu bari kumwe ngo ninde, ntakiri kumenya ngo uwamusuye ninde, ntiri kumuhamagara ngo abe yakwitaba. N'umwegera ufite telefone arayimena, n'umwegera umugira ngo umworose aragukubita urushyi. Ubwo uwo muntu uko byasa kose uri muganga yaraje arwaye igifu, akaza arwaye umutwe, nyuma hakazamo imbavu, hakazamo ibitugu, hakazamo ibikanu, hakazamo amaboko, ubuzima bwose no ukabona ari kuribwa umubiri wose yahindanye, wamenya ufata iki? Imiti barahinduraga ku wa mbere ku wa kabiri, umuti bamuhaye none se wabaga bari kumuha ejo bitewe n'ibimenyetso yabaga agira ate, yabaga ari kugaragaza. Rero nk'abakunzi be, njyewe ibi mbibabwiye, simbibabwiye ndi kumwishima hejuru, simbibabwiye ngira ngo mbahe sije muvuga, simbibabwiye ngira ngo mubone icyo mukora, mbibwiye abakunzi be, mbibwiye abakunzi be n'abajyaga bavuga bakora sije zivuga ko ari kwirwarisha cyangwa zivuga uko atarwaye cyangwa ko agize ute. Ejo umuntu ashobora gupfa warakoze sije uvuga ko atarwaye, bikakugora kugira ngo wigarure mu murongo. Ibi mbibabwiye kugira ngo mugire ute, mumusengere. Ndabizi social media ikurikiranwa n'abantu b'ingeri zose, kandi narabibonye. Abantu baransengeye, abantu barankunze, abantu baramfashije. Uko mbibabwiye nanjye ndagira ngo musengere nande na Valentine. Vava rwose mu musengere, ubuzima bwe buri mu kaga, ubuzima bwe ntabwo bworohewe. Ndabinginze Vava ni mu musengere. Hanyuma kugera kuri uyu munota, abaganga kuwa kabiri twari twaraye baduhaye transferi yo kumujyana he ku bitaro, ahantu kumucisha muri scanner. Ngira ngo mwumvishe ko na Dr. M yabibabwiyeho. Dr. M yari afite amakuru yuko bamujyanye ku bindi bitaro, ntabwo bamujyanye ku bindi bitaro ngo ajye kuba mu bitaro. Hoya, twebwe bari baduhaye transferi yo kumujyana i Karongi guca muri scanner, cyangwa se HIB guca muri scanner, cyangwa se hashika gukoresha iki scanner, tukareba yuko kuri serivo cyangwa mu mutwe nta kindi kibazo gihari. Ubundi umuntu yari kugaragaza ibimenyetso nka biriya byo guhera buri mwanya, kugwa muri koma ya buri munota, kugenda aba dezoriente, amenagura ibintu, agira ute, abashobora kuba afite ikibazo kuri serivo kitaramenyekana cyangwa mu mutwe kitaramenyekana. Niyo mpamvu twebwe rero baduhaye transferi ngo tujye kumucisha he muri scanner. Rero byageze ejo mu gitondo, kuwa gatatu mu gitondo, urumva kuwa kabiri twaraye dufite iyo transferi yuko twebwe ibitaro bya Kibogora bidusezereye, tutakira abarwayi bo mu bitaro bya Kibogora, ko tugiye kujya gukoresha ikizami cya scanner tukareba ikibazo umurwayi wacu yaba agize ate, yaba afite mu mutwe. Rero twafashe ya transferi, numvaga, urumva njyewe nubwo bwose nabaga ndi hafi ye, ntabwo ari njye ufata umwanzuro, kuko ntabwo ndi muri famiye yabavava. Ni umukunzi wanjye nkuko nawe ari umukunzi wawe, gusa nuko nabonye yaransanze hafi, nkavuga ntabwo nareka kumusura kuko turaziranye. Ikindi ni umuyutubazi, nanjye ndi umuyutubazi, nkavuga ntabwo rero nareka gusura Vava, sinareka kumugemurira, sinareka kumurwaza, sinareka kureba uko ameze, sinareka kujya inama nabo. Hanyuma umunsi w'ejo ibitaro twari bikimara kutubwira rero ko bimuhaye transferi yo kujya gukoresha scanner, turababaza, none se scanner mutwereje gukoresha turagenda tugaruke mu bitaro, ese muraduha imodoka itujyana? Ati hoya, twebwe ibitaro tumeze nk'abantu, twebwe turabasezereye, muragenda mukoresha iyo scanner, hanyuma muzagaruka muyitwereke, ariko mutarihe mu bitaro, mutwereke ibisubizo mutarihe mu bitaro. Kuko nabo urumva uburwayi bwari bumaze gufata indi ntera, bubuze bibaye amayobera nyine. Niba umuntu yaje arwaye igifu kivaho arwara umutwe uvaho arwara umugongo uvaho arwara ibitugu bivaho arwara ibikanu bivaho arwara mu mihogo bivaho arwara muri bas ventre hano hasi,
mu kiziba cy'inda, sibyo? None abaganga bo barafata iki, barareka iki? Rero njyewe nabonye ari nk'uburyo bwo kutwikuraho, murambabarira, nabonye ari nk'uburyo bwo kutwikuraho, kuko kugera ejo mu gitondo umuntu yarakirimo sonde yari gukoreramo bezuwe zoroshye. Baradusezerera, bamajije kudusezerera, ubwo gusa hagati aho ngaho ariko ibyo byose biri kuba ntabwo twicaye, twashatse abanyamasengesho baza kumusengera, twashatse abantu kugira ngo uko bisa kose iyo umuntu arwaje nta hantu adapfundira imitwe, nk'uko nyine mubizi harimo abakunzi bavava bagiye baduhamagara batubwira se nta kuntu mwareba baba baramuroze, baba baragize ute. Rero amakuru ngiye kubatangariza uyu mwanya wa none, Vava uburwayi afite ntabwo ari ubwo kwa muganga. Vava baramuhumanyije, mudusengere. Kwa muganga urumva ibizami byagendaga biboneka, bimwe nta burwayi bwabaga burimo, ibyabaga bifite ibibazo barabikosoraga bamaga imiti, ariko kugera kuri uyu munota n'ubundi ntabwo yoroherwa. Ni kwa kundi musanzwe nyine, ni kwa kundi uko nababwiye uko ameze kuva ku wa kane kugera uyu munsi wa none. Ntamenye uwinjiye, ntamenye usohotse, ntamenye ugize ute, ariko hagati aho ntabwo akiri mu bitaro bya Kibogora. Hanyuma niyo transfert baduye kujya gukoresha scanner, umuryango we rero ejo mu gitondo tugiye gusohoka bakoze inama. Urumva njye ntabwo nari nyirimo kubera ko ntabwo ndi umuryango, ndi inshuti ye. Rero bavuze umuryango siniyumvamo, ndasohoka mu bagomba gusohoka nanjye ndasohotse. Hanyuma barangije bemeza yuko bagiye kumujyana mu rugo ahantu muri famiye bakamusengeshereza, ariko nabwo famiye yegereye ibitaro, bakamusengeshereza bakavuza ikinyarwanda, hanyuma byananirana, hanyuma namara kubona, kuko ntiwafata umuntu utari kwicara ngo umushyire mu modoka ngo umujyanye i Karongi, kuko ibitaro byari byatwimye ambulance. Ibitaro bavuze ko nyine badusezereye nta ambulance baduhaye, ari ukwitegera tukajyana umurwayi he muri scanner. Rero umuntu ntari kwicara, umuntu ntari kuvuga, umuntu ntari kugira ute, ukibaza urafata uyu muntu ujya kumucisha muri scanner Karongi cyangwa se Butare cyangwa se CHK, uramutwara muki? Rero nk'umuryango, kubera ko hari amakuru yandi bari bafite, abantu basenga murabizi, bo bafashe umwanzuro kugira ute wo kuba bamujyanye mu rugo muri famiye, ahantu nabwo kandi ntababwiye ariko nzi, akaba ariho abagiye tugashaka abaganga basanzwe b'ikinyarwanda, Sarongo nyine ubwo papa we abe yiyumva, aze adufashe kuvura umukobwa we. Mbo ikindi abantu basenga rwose mumusengere, mama we n'umukecuru utagifite imbaraga zo kuba yakirukanka. Mbo ikindi umuryango wa Valentina mu gihe arwaye, njyewe uko nabonye nta muntu urimo wakwirukanka ngo ari kwirukanka ku muntu, niko nabibonye njyewe, ariko ninjye ubivuze ku giti cyanjye, ntimunyumve nabi, kuko niba umuntu ashobora kumara icyumweru arwariye ahantu, ukahora uhabona uriya mubyara wa mama we mushiki wa Jay Polly, nanjye n'abandi wenda basaga baje gufata nk'ayo makuru nyine mwagiye mugenda mubona, uko byasa kose uhita uvuga uko byasa kose, burya ari ukuntu nibura uba uri no ku murwayi ukabona nk'umuntu araje, uvuga uko bisa kose uyu muntu mu muryango aramutse avuze ikintu cyakumvikana. Rero ku mwanzuro umuryango wari ufashe, njye nta kintu nagombaga kugira ute, nta kintu nagombaga guhinduraho. Bafashe umwanzuro wo kumujyana muri famiye bakamusengeshereza, byakanga bakavuza mu kinyarwanda. Hanyuma rero kugera kuri uyu munota, ukuva ejo uko bamukuye mu bitaro ameze niko akiri, nta kirahinduka. Rero babyeyi, inshuti zacu, bakunzi ba Vava, ndabizi Vava nta muntu ataherezaga ibyishimo. Umuntu wese wafunguraga videwo ya Vava ari kuvuga, twese sindabeshya ntitwasekaga, yadusetsaga pe. Rero mumusengere cyane mukomeje, kurwara ko ararwaye, nubwo arwaye indwara z'amayobera, ariko urabibona ko arwaye, kuko umukobwa w'inkumi nk'uriya muzi Valentina
ufite indangagaciro z'umunyarwandakazi, kumubona ari kubyirangirizaho ubona ari ikibazo pe. Kuvuga aravuga ukumva ururimi rwaragiye, ariko ibyo bibaye guhera mu byo kwa kabiri niho yatangiye kugira ibyo bimenyetso byose njye mbabwira, nibwo yatangiye kugaragara nk'umuntu utameze neza. Rero rwose ndabinginze mu musengere, abashobora kugemura mu mugemurire, ntabwo akiri kwa muganga, ariko urumva ko iyo haba n'ubushobozi wenda twari no kumushyira mu modoka, simbizi simubereye kuri konte, ariko ndabizi ko abantu baramufashije. Ikibazo ashobora kuba ari umuryango utarabyumviseho kimwe bitewe n'amakuru bari bafite ku bantu babasengeye. Rero uko byasa kose namwe mumufashe amasengesho, ndabasabye mufashe Valentine inkunga y'amasengesho, mu musengere tuzongere kumubona kuri iyi mihanda ya YouTube nk'uko mubivuga, rwose avuga aduha show, twishima duseka. Ndabizi ko azakira, nubwo umubiri uraturya, umubiri ukatubabaza, ariko hirya yabyo hari ubundi buzima, twe tuzakira, azaba muzima, kandi ndabizi tuzongera tubana ku mihanda ya YouTube. Rero ntabwo nari kwicara ntabahaye ayo makuru, byari ngombwa, byari bikwiye. Nakomeje mbona abantu bavuga, nkabona abandi bakora ibiganiro, ariko nanjye nkavuga uko byasa kose njyewe nzakora ikiganiro turi kwishima ko Valentine yakize, yatsinze, yagize ute, nicyo ngicyo numvaga nzakorera ikiganiro. Ariko bibaye ngombwa ko nkora ikiganiro kubera ko mbona ko nta yindi shuwa. Valentine ni uwacu, ni hano ku mihanda, ni uw'abanyarwanda bose. Rwose mukwiye kumusura, mukwiye kumusengera, umuntu wese agire ishyaka n'inyota byo kumusengera, kuko ubuzima bwe ntabwo bworohewe. Twatangiye ibintu tubona ari imikino, ariko bigeze ku musozo mbona bigeze noneho aho mbona bikomeye. Ibintu byatangiye ubona ari imikino pe, ubona Vava mu kanya avuga, mu kandi kanya bigenda, ubona nta kibazo. Urugendo TV rwaje ku bitaro mpari, nubwo tutabonanye ariko nari mpari, duhitaye marabizi. Rero rwose ibintu byatangiye mbona nanjye mbona ari nka filime, mbona ari imikino, ariko aho bigeze noneho ndi kujya mbona nanjye ntazi uko nabisobanura, biba byandenze, sinzi kubara amakuru cyane, murihangana, ntabwo nari kubabwira uko bimeze. Rero ndabakunda, ndabishimira bantu banjye, bantu mukunda Valentine, munsange dukore subscribe, like, share ndetse na comment. Kandi ikindi, amakuru ye ndajya nyabahera ku gihe, nje kuva ndabyiyemeje, yabinyemereye, yambwiye ati uko byasa kose jya ubwira abakunzi banjye ndabikwemereye ukomeze, kuko ni wowe umuyutubazi ubasha kungeraho. Rero urumva ntabwo nareka gukora amakuru ngo mbabwire uko ameze. Twamenye amakuru rero yarahumanyijwe, bamukoreyeho ibintu bamukoreyeho nibyo biri kumugaruka. Ababikoze namwe, we muntu ushimishwa no kubona umuntu abayeho nabi wabigizemo uruhare, hari mu kuboko kwawe, Imana izabikubaza. Nitanabikubaza uzajya uhora umutima ugenda ukurya, ugucira urubanza, wibaza impamvu, kandi uzababara cyane icyo wifurizaga umuvandimwe wawe kitamugezeho. Niba mwifurizaga kwasara ukabona arakize, wari wabipanze uzi ko azasara, ukabona arakize, uzahorana icyo kidodo ku mutima wawe cy'uko washatse kugirira umuntu nabi, ntibikunde. Urumva? Kandi niyo byakunda ibyo washatse kugeraho akaba umusazi cyangwa akanapfa, uzahorana ikidodo n'amaraso ku mutwe yavava ko ari we wamugize kuriya. Bizakubabaza, uzabura aho wihanira. Gukizwa ni ubuntu, agakiza ntago bakagura, nta mafaranga batanga. Mwakijijwe mwabantu mwe mukareka kuruga. Genda nababaye, kandi ubu ngubu ni ukuri ndababaye pe. Iyo ubona umwana w'umukobwa nk'uriya wiciraga inshuro ku munsi, ari we wari ugize umuryango w'iwabo, njyewe namaze kubibona, najyaga ngira ngo wenda byibura muri famiye ya Vava harimo abandi bantu byibura bamusova, ariko ntabo. Niba umuntu yari atwaye umuryango w'abantu barenga 7, njye ndababaye mu mutima wanjye. Warangiza ntushimishwe nuko afashije abo bantu, ugashimishwa nuko abo bantu basubira mu bibazo nk'ibyo bahozemo. We muntu wabikoze, ndabizi
ukurikirana update ya Valentine, uba ushaka kumenya uko ameze, niba ari gupfa niba ari gusara unabimenye, ariko azakira ku mihanda, azahagaruka azavuga. Ariko umuntu wabikoze bizamugaruka, uzahorana ikidodo ku mutima wawe kigutimbagura umutima ukurye, nubona yakoze ikiganiro uvuga ati kandi turanakuzi, utagira ngo ntabwo tukuzi, twarakumenye uko wabikoze byose turabizi, utabona twanze kuvuga ukagira ngo ntabwo tubizi, turabizi ibyo wakoresheje byose n'uburyo wabikozemo n'igihe wabikoreye, turabizi. Rero ndagusabye ibyo wakoreye uriya mwana ugenda ubimukuremo, ureka acira inshuro ababyeyi be, acira inshuro umuryango we. Niba wari ugize umuryango mu gihe kingana n'icyumweru n'iminsi yari amaze hano mu bitaro bya Kibogora, njyewe nabashije kukubita amaso ku muryango we mwakabyaramo. Burya umuryango utabonye mu byago ntabwo uzawubona mu byishimo cyangwa mu bibazo. Umuryango utabonye umuntu arwaye ntabwo uzawubona mu byishimo. Njyewe rero nkurikije uko nabonye, ni ukuri ni mama we w'ipapa kanimama. Simbizi niba agira na papa we, ntago mbizi, kuko njyewe nabonye ni mama wiwe na murumuna we wo mu miryango, nibo bari babashije kuba bari kumwe. Kandi n'ubundi ibintu utagira ngo byakozwe n'abakure, ni babandi ba hafi, bamuba hafi, bamwegereye, nibo bamurindagije, bamugize ikintu kimeze kuriya. Bikumariye iki? Ushimishijwe n'iki? Ubu se uraryama ugasinzira amaraso yava kuri ku mutwe? Ubu se urarya bikagera mu nda amaraso yava kuri ku mutwe? Wowe wabikoze wigaye, aho wamushyize uhamukure, sibyo? Rero bakunzi ba Vava, nsoje ikiganiro kubera emotion, ntabwo binyemereye ko nkomeza kuvuga, ntabwo njya mbishobora, nshobora no gufata umujinya nkaba navuga n'ibindi bidasanzwe. Ndabasabye mumusure, gusa ntavuga, ntagashaka kuvuga, aravuga ntiwumve, abavuga nyine ibintu biterekeranye, ariko mugerageze mwereke famiye ye ko muri kumwe nawe. Rega Valentina yaradusekeje, Valentina yaduhaye show. Ninde muntu utaranejejwe na Vava kuri iyi mihanda? Nawe utaranejejwe nawe, ntibiguhe icyuho cy'uko ubona umwanya wo kujya kumuvuga. Rero ndabasabye, ndabinginze, Vava akeneye inkunga y'amasengesho ku banyarwanda mwese, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, namwe mwese muri hanze, akeneye inkunga yanyu y'amasengesho mu mifuka, hehe hose rwose arakeneye kuvuzwa agakira, tukajya tukamubona ari kuduha show kuri iyi mihanda. Murakoze, murakagira Imana n'amafaranga.